urakunditse mu rwego umuntu atabasha gusobanukirwa kubera ko Imana yabanye nawe. Haleluya. Murumva rero n'inzozi nziza cyane, hora urashwiragiza ugakubita ugasetereza ukamanura ugakubita ukarambika ukavuma ukavunagura bazimu ugakonyagura. kubera iki? Nta muntu wese biri inyuma yawe biragukurikiye biragushora. Ijambo uzavuga rizumvirwa, icyo uzakora kizemerwa, iduka uzafungura rizemerwa, aho uzerekera bizaba byiza, uwo muzaganira bizaba byiza, icyo uzakora uzahirwa, iterambere ryawe ntawe uzarikuba mu nkokora, uzisanga kenshi wageze ku mahirwe y'ubuzima wifuzaga, kandi Imana yagukora ibyo ashaka gukorera mu buryo bwiza kugira ngo utabarwe, utaza gukorwa n'isoni, kandi usange wageze kure harenze aho watekerezaga. Haleluya. Izi ni inzozi nziza cyane zikomeye. iyo ntama ikuri inyuma igenda iguherekeza, nibyo byiza cyane ugenda ugeraho, kandi ugasanga uratabawe, kandi ugasanga uguwe neza cyane. Rero ikindi y'urota urimo gura intama, ukiye akazi karagarutse, umugabo aragarutse, umugore aragarutse, abana baragarutse, amafaranga aragarutse, ibirere biragarutse, amahirwe aragarutse, kandi ugasanga uragenda urushaho gutsinda no gutsindishirizwa kubera ko za ntama zirimo zirazi iwawe. Abari baragiye baragarutse, baragutaye baragarutse, ngo Kristo agaruye wa mukumbi, aho yavuze ngo mwamukumbi mutowe, ngo data yishimira kubaho bwabo. Imana ibamisha mu izina rya Yesu, mugire umugisha w'Imana, mugire gukomera, mugire gutabarwa, mugire kurengerwa, mugire kugirirwa neza, amavuta y'Imana bazeho, umugambi w'Imana bagereho, kandi murushaho gukora ibirenze no kwinjira harenze n'ahadasanzwe, kuko Imana yifuza gukorana nawe, kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Rero ni byiza menye ko n'ubundi umukozi w'Imana Mose ngo aturukirize intama ahantu, ngabona igihuru kirimo gishya ariko kidakongoka, yaraturukije ngo Uratabawe bazigana aho atangiye kuvugana n'Imana. Rero ubundi aho urose intama iherereye, menya ko bigaragara ko hariho gukiranuka, hariho gutungana, hariho kwezwa, hariho igitambo cyatanzwe, hariho amahirwe, hariho imbaraga, hariho umugisha, harimo gutabarwa, harimo kugera kure, harimo kwakira ibiremereye. Ni bwa buryo bwiza bw'inzozi nziza umuntu arota, kandi ugenda utungana ku manywa na nijoro. Imana rero iguhe umugisha. Amahoro y'Imana, ubutware bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, gukora kw'Imana, gutabara kw'Imana, kurengera kw'Imana. Nagira ngo uyu munsi munyemerere kuri uyu munsi wacu mwiza cyane, umunsi wo kuwa gatandatu, umunsi Imana yaduhe ngo tuwishimiremo, dushuje abadivantiste. Umunsi wa karindwi mwese muhabwe umugisha n'Imana. Turacyari kuri za nzozi nziza umuntu arota akanezerwa, kandi yazirota kumva aguwe neza. Rero ni kwa kundi yambwira ngo ni Pastor Nabazi Jean Baptiste, mwese muherere Imana ibahe umugisha, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba, abo mu majyaruguru muherere mwese, umwuka w'Imana babeho cyane, kandi umwuka w'Imana bakomeze, ntimucogore, ntimucike intege, ahubwo data wa twese abampere imbaraga kandi abagire neza, abakomeze mu byo mukora, kandi imbaraga z'Imana zibazeho cyane. Turagushimiye uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, gitangaza kisumwa n'amahanga, kandi Imana ikomeye, Imana irengera, Imana itabara, Imana ikora ibikomeye, kandi Imana y'inyembaraga, kandi Imana ifite ubushobozi n'ubutware n'imbaraga, ndetse ifite kurengera mu buryo butandukanye. Ndagushimye kuri Imana yacu, kandi kuri Imana ikora, kandi urakoze ko musaba kwacu mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen. Uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira ku itungo bita intama. Uyu munsi ndashaka tuganire ku itungo bita intama. Intama nayo ni imwe mu nzozi nziza, kuko birigaragaza intama, igitambo, intama nka Kristo, intama no turagaragara uyu munsi wa none. Rero Bibiliya isobanura iki? Bibiliya yerekana yuko intama ari inzozi nziza, zishobora kuba atari mbi cyane bitewe n'uburyo wazirosemo, ndetse umuntu akabasha kubisobanukirwa mu buryo butatu. Yakoze evaluation ikisobanura. Icya mbere, ishingiye uburyo wayirosemo nuko wayibonye, kandi ukayibona itarimo kwirukanka. Icya mbere, intama isobanura ubumuntu, humanity cyangwa se humanity. Kurota ubona intama bisobanura cyangwa byerekana imico myiza y'umuntu, ndetse ko uwo muntu akwiriye kwegerwa, ndetse no kubana nawe, ndetse no kumukunda, kuko hariho byinshi wamwigiraho
bitandukanye n'ibindi. Intama ntisakuza, intama ifite ukuntu ibaho kandi ibintu byose bicecetse. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe iyo urose ubona intama nyinshi, iyo yabikwirukankana wabona imbere, ni ukuvuga ngo ugomba kuba maso ukamenya ko hari ikintu Imana iguhaye, yuko uzengurutswe n'abantu bafite imico myiza, ariko ugomba kwitonda ukamenya ko se umuco wanjye mfite n'ukuntu mbayeho byatuma mbana na bano bantu. Rero intama iyo uyibonye buri gihe uba ugomba gutekereza, ugasaba gusenga, kwegera Imana no kubana n'Imana, kuko n'ubundi yerekana humanity cyangwa ubuzima bw'umuntu. Rimwe na rimwe uzasanga ufashe ihene n'intama ukabishyira hamwe, nubwo byose ari ibinyamabere kandi bigendana, ariko uzasanga nta ntama uzabona yona, nta ntama uzabona ipfa kujya aho ibonye, kandi iraceceka no mu kubyara ntivuga. Ni ukuvuga ngo bitandukanye n'ihene. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo urose ubona intama ni ikimenyetso cyerekana umuntu. Mwibuke yuko mu isezerano rishya Yesu yaravuze ngo ni njye mwungeri w'intama, kandi umwungeri apfira intama ze. Arangira avuga ati kandi ku munsi w'imperuka nzacira urubanza intama n'ihene. Urumva, ihene zizajya ibumoso, intama zijya iburyo. Ubwo rero mu isezerano rishya ho byerekana neza yuko azatandukanya intama n'ihene, sheep and goat, kandi abitandukanye mu buryo bugaragara ngo noneho intama zibwira ngo nimugende kwa so mwakoreye Satani, abwira intama ngo nimuzi iburyo, abo data yahaye umugisha, abo data yagiriye neza, mu gisatandukana. So ruvuga ngo iyo urose intama mu buzima bwawe ni ikimenyetso cy'iterambere, ni ubuzima cyo gusobanukirwa ko uri umuntu Imana iwagenewe ubugingo, kandi ruvuga ngo ibintu byose bigiye kukubaho nta rusaku bizaza, Imana izabikemura neza kandi uzaba utabawe. Ikindi, intama igaragaza kwera k'umuntu. Kwera k'umuntu ni ukuvuga ngo iyo ubonye intama mu nzozi zawe ni ikimenyetso cy'uko urimo uba transformation, cyangwa ugenda uba transforme mu buryo bw'umwuka mu buzima bwawe. Hari ikintu cya transformation, cyangwa se hariho impinduka yerekana ko haba mu buzima, mu mikorere, mu mibereho, mu mitekerereze, aho ugana hose hari impinduka zikaze, kuko Imana igiye kugirira neza. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ugomba kwashuwa kandi ukanabyumva, ukaba unkwiye kurangiza igikorwa rimwe na Yesu. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana ibyishimo mu buzima bwawe, no kuba intama yagaragaye imbere yawe, bivuze ngo ugiye kwinjira mu buzima butarimo icyaha, ndetse no gutsindishirizwa no gucungurwa no kwezwa no kwera. Ni inzozi nziza. Muntu urota intama rero, yabikuri inyuma, yabikuri imbere, mwa muri kumwe, waba uyireba, waba uyishoreye, yabiri ahantu. Kurya inyama y'intama ho ntago nayivuza aha ngaho uyu munsi wa none, ndi kwivugira ku ntama y'abantu benshi banena, ariko kuyirya ugasanga ni abambere batanabizi, hari aho mu gihuru utanazi buriya. So rero kurota intama y'umweru bisobanura gukiranuka no kuba umuntu wejejwe mu buzima bwawe. Bivuze ngo kabone nubwo wari nk'umuntu ukora ibyaha by'ubusambanyi, ubujura, byakugoye, hita umenya neza ko Imana iguhishuriye ko utangiye kuba umuntu ukiranukira Imana, kandi Imana igiye gukora ibintu byiza ku buzima bwawe. Ikindi, kurota intama y'umukara kurota intama y'umukara birasobanura ngo mu buzima bwawe ugiye kujya mu kiriyo, ugiye kubabara, babazwe n'ibyatambutse bya kera, abantu mwaganire kera bakuvemo, abantu mwavuganye kera baguhinduke, abaguhobeye kera bakwange, nabo mwakoranye ivugabutumwa bagusuzugure. Mbega ubura ahantu ariko uceceke nta kintu bikoreho. Ugiye kuvugwa n'ukurusha imbaraga, ugiye kuvugwa n'ukurusha ijambo, kandi uzaceceka.
icyo uzakora ni kimwe, ni uko uzatuza nk'intama ukerekana ko ukorera Imana kandi Imana muri kumwe. Data wa twese akomere umugisha kandi Imana igushoboze muri byose kandi Imana igutabare mu buryo budasanzwe. Kubona rero intama ya Burawuni, Imana Burawuni Burawuni ntabwo kano gasamata icyo gihe bisobanura ko hari abantu bazaza kugusaba imbabazi. Bivuze ko hari abantu bazasaba imbabazi mu buzima bwawe, baguhemukiye, abakwangirije, abakurwanije, abakuvuze, abagushakurije, abaguteyeho amatiku, abakuzanyeho akabazo bose, yuko abo bantu bagiye kuzahinduka bakugeraho bakaza bagusaba imbabazi bati tubabarire muntu w'Imana, twaraguhemukiye, nitwe twakuroze, nitwe twaguhemukiye, twaguteje abantu, twarakubangamiye, nitwe twavuze ibi ngibi. Ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye kugira imbaraga rwose kandi bagusaba imbabazi cyane mu muryango wawe, ndetse ko ikindi bigaragara neza yuko ni igihe cyiza cyawe cyuko abantu bagiye gusaba imbabazi, bagucira bugufi kandi abantu bakira amaboko y'Imana no mu bushobozi bw'Imana kubera wowe bamashe kwihangana. Ikindi byerekana yuko ni igihe cyawe cyiza cyo gutabarwa no kwegerwa n'Imana no kurengerwa n'Imana no gukorerwa n'Imana ibidasanzwe ahadasanzwe. Ikindi ni igihe cyiza cyane cyerekana yuko utakibaye igitambo cy'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ko bagutambye igitambo wakozwe n'isoni kuko Kristo yagupfiriye. Ikimenyetso cy'uko ubohotse, uvuye mu mivumo, uvuye muri karande, uvuye mu ntambara, kandi yuko Kristo yarangije byose kugira ngo ubashe gutabarwa mu buzima bwawe. Ikindi kurota iyo ntama nagiye gusobanura ni ukuvuga ngo igihe cyose ujya ubona intama mu buzima bwawe, flocks cyangwa se ari intama nyinshi ziri kumwe ziri hamwe cyane, biravuga ngo tangira ube maso, wirinde hatagira ntigukurikira, kandi ube maso ukanure cyane, kuko mu buzima bwawe hari ibyo ababyeyi bakoze bishaka kuza, ariko za ntama wabonye zikuri iruhande ni igitambo cy'uko utagifashwe na za karande zose, ahubwo ugiye gutabarwa, gucungurwa, gukira, gutera imbere, umugisha, ubuzima, ndetse no gusobanukirwa. Ikimenyetso cyerekana yuko ibyo ukora Imana irimo ibyemera kandi bigiye kuzakugiraho umugisha udasanzwe kandi ugatabarwa mu nzira zose, kuko Imana yawe, Imana muri kumwe kandi Imana ikurengera. Kuko umuntu uzirota itawegera usenga Imana kandi ntucike intege. Ikintu ugomba kumenya iyo ubonye umukumbi munini w'intama kandi ukawubona ukuri imbere, vuga ngo mu by'ukuri ibintu byose bikuri imbere ugiye kubishobora utavunitse. Imishinga, ubuzima, iterambere, icyo ugiye gukora kandi kizagenda neza. Yewe yiragiye no kuvuga ngo ibibazo byose uba wabishoreye, ariko iyo zikuri inyuma ni ukuvuga ngo ugiye kugira ubutware bwo gutegeka. Ibiri imbere byo urabishorera ubireba, ariko iyo zikuri inyuma ni ukuvuga ngo icyo uzakora cyose abantu bazacyumvira, ijambo uzavuga ryose abantu bazaryumvira, iduka uzafungura bazaribyiganiramo, nushaka no kuba umutayeri imyenda uzayibona, ahubwo uzirinde kubeshya abantu kuko ibiraka bizizana, kubera ko uri imbere ziragukurikiye. Bivuga ngo umugisha wose ukuri, nk'uko tubona imodoka nta vumbi riza imbere y'imodoka, buri gihe ivumbi riza inyuma y'imodoka, kuko amapine avuye n'ivumbi rizamuka. Ni ukuvuga ngo bazagukurikira, abantu bagukurikire, ibintu bigukurikire, ubuzima bugukurikire, abahanuzi baguhumurirwe, abantu bose bagusengere. Mbega ubaho wa muntu utangirwa ibyifuzo atanavuze, abantu bakugirira impuhwe, usanga mbega urakunditse mu rwego umuntu atabasha gusobanukirwa, kubera ko Imana yabanye nawe. Haleluya! Murumva rero ni inzozi nziza cyane. Hora urashwiragiza, ugakubita, ugasetereza, ukamanura, ugakubita, ukarambika, ukavuma, ukavunagura, bazimu ugakonyagura. Kubera iki? Nta muntu wese biri inyuma yawe, biragukurikiye, biragushora. Ijambo uzavuga rizumvirwa, icyo uzakora kizemerwa, iduka uzafungura rizemerwa, aho uzerekera bizaba byiza, uwo muzaganira bizaba byiza, icyo uzakora uzahirwa, iterambere ryawe ntawe uzarikoma mu nkokora, uzisanga kenshi wageze ku mahirwe y'ubuzima wifuzaga, kandi Imana yagukora ibyo ashaka gukorera mu buryo bwiza kugira ngo utabarwe, utaza gukorwa n'isoni, kandi usange wageze kure harenze aho watekerezaga. Haleluya! Izi ni inzozi nziza cyane zikomeye. iyo
intama ikuri inyuma igenda iguherekeza, nibyo byiza cyane ugenda ugeraho kandi ugasanga uratabawe kandi ugasanga uguwe neza cyane. Rero ikindi y'urota urimo gura intama, oh la 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 la, biravuga ngo ugiye kumanaginga ibitekerezo byawe, nta marira, nta gahinda, nta ntambara, n'uwabizana wese azasanga ntacyo agutwaye. Rero niba utarazirota ukabyibonaho, ni hahandi umanaginga situation yose, yaba nziza yaba mbi, hamwe umuntu abona udahungabana. Biravuga ngo ugiye kubaho udahungabanywa n'ibyo ubona, ahubwo ugiye kugaragaza ko ufite imbaraga cyane, uri umuntu mu buzima uteye imbere, mu kintu ugiye gukomera, ugiye gukomera mu buryo bukomeye, guhagarara neza udacika intege, mu buryo bw'ubuzima, mu muryango, mu mirimo ukora, mu buryo bw'umwuka wera. Aho hose uzasanga uri umuntu uhagaze wemye, kuko warose intama zari wari umaze kugura intama. Kandi ikindi rero kubona noneho sasa kubona intama y'ingabo se n'ingabo cyangwa y'ingabo ni ikimenyetso cyerekana yuko rero mu mwuka ufite ubudahangarwa. Intama n'ubudahangarwa, kandi ko aho uri hose mureri yuhagazemo mu bintu urimo ukora, yuko nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere, kandi ko nta munyamubi uzamenya gahunda zawe, ahubwo uzasanga abakwiratagaho, abagusuzuguraga, bagufata nk'udashoboye, abakubona nk'udahagije, abakubona nk'aho watakaje ikintu, bazakugira role model mu gihe gikwiriye, kandi amajwi y'abakurwanya azaba make kuruta amajwi y'abakurwanirira. Uzavugirwa n'abantu utavuze, uzagira ubutware utavuze, kandi uzasanga ikintu cyose wakiyoboye mu Nzozi. Ni nziza cyane rero kubuzirota ngo umugisha ukomeye, kandi Imana iguhe umugisha cyane. Noneho kurota ubona umwana w'intama bisobanura umugisha mu iterambere, ambition nziza, uburyo bw'amafaranga, gutera imbere, gukomeza ukagera kure, kwakira imigisha itandukanye mu kazi kawe, ndetse no kuba hari imyuka mibi cyangwa se za negative tendencies zivuye mu buzima bwawe, kuko wabonye kakana kato k'intama kavutse, bisobanura ngo ni ibintu byiza cyane, kandi Imana iguha umugisha cyane. Rero tugomba kumenya ko intama isobanura icyo twita ubuzima, ndetse budahinduka nk'uko umwami Salomo yagiye abisobanura, aho avuga ngo nibatere imbere bazamuke. Aho bigaragara ko umuntu wese warose umwana w'intama aba amaze ko ntazongera guhura n'ibibazo, kandi agiye kugira inyungu aho yahomberaga, ahubwo agiye kuzamuka atera imbere kandi agere kure, kubera ko yamaze kurota umwana w'intama. Imana ikumpera umugisha, Imana igufashe cyane. Noneho rero kurota umwana w'intama, cyakurota intama igaragaza ifite amahembe manini areba imbere, kandi ukabona ya mahembe ikugiye imbere ifite amahembe, birasobanura ubundi nta ntama itega amahembe azi imbere, intama itega amahembe anyuma kimwe n'ihene. No kubona ya mahembe ari imbere, biravuze ngo ugiye kurwanirirwa bucece, ugiye kurwanirirwa mu ibanga, ugiye kurwanirirwa utavuze, ugiye kunyura hakomeye, ugiye kunyura mu bikomeye, kuko intama yakugiye imbere, kandi intama ishushanya Kristo, kandi intama isobanura ko ari ugutanga no gucungura. Rero ntuzagira ubwoba, ntuzatinya, uzagera kure hashoboka, mu rwego utatekereza gutatinya, kubera ko Imana yifuza kugira ngo igire icyo ikora ku buzima bwa buri muntu wese, kandi igira aho ikugeza n'aho igutwara nk'uko yabigusezeranije mu izina rya Yesu. Turacyari rero aho dutubara kuri aya magambo ngo kuko igenda igaragaza, igenda yerekana ubwayo yuko ari Imana, igaragaza ko iba iri mu ruhande rwawe rimwe na rimwe, kugira ngo usobanukirwe bino bintu. Rero ni ukuvuga ngo hari ibintu dukwiye kwiga cyane, ibintu 6 cyangwa se 7 twigira ku bibiri tubwira ku byitwa intama, ariko ntabwo nshaka kubijyaho uyu munsi wa none. Ariko umenye neza ko umuntu wese warose intama akayisobanukirwa, ni ukuvuga ngo afite ikindi kintu yagombye kuba yahawe muri ubwo buryo. Ni byiza rero ko umuntu nkurikira ku bumwe bw'abera ministries amufite akandagira amateka, ese warazirose koko? Aha bitandukanye no kurota ihene. Ihene yose nziza, nta nubwo nyivugaho, ibyaho nari basobanura mu gihe cyatambutse. Ariko mu kurota ino ntama dusobanura, murebe ijambo ry'Imana ngo nuko umwana w'intama amenya ibimenyetso, umwana w'intama aradupfira, tamba umwana w'intama byose bikaza. Urumva buri gihe
kugarukira ku mwana w'intama w'Imana mu kugira ngo abantu babohoke kandi abantu bagere ku rwego rwiza rufite ubusobanuro kandi abantu barushaho gutabarwa no kurengerwa kuko Imana igenda ikwana nawe. Rero niba wararose intama rero uri hagati y'intama, rero muri ikintu gikomeye buri intama zari nziza cyane. Burya umwungeri intama mu gitondo, burya intama babwira intama iyo ariyo munayumva. Umwungeri w'intama aragira intama, akanywa amata y'intama, akambara ubwoya bw'intama, akarya inyama z'intama. Ni ukuvuga ngo intama ku manywa uraziragira, nimugoroba zikagushyushya. Ni ukuvuga ngo umuntu yabaga hagati y'intama zikamuzenguruka, ari uruhu rwayo, ubwoya bwayo, inyama zayo, byose bigakora. Ugasanga kandi intama ntisakuza, ntigira menshi cyane. Niyo mpamvu rero umuntu urota namwe ngo kino cyumweru guhera ku wa kane kugenda ukagera ku cyumweru turimo turababwira ijambo ryitwa ngo inzozi nziza nazo zibaho. Rero kubona intama irimo ibyara, nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ngo menye ikintu gikomeye. Niba warose ubona intama irimo ibyara, menya ngo Imana irimo iraguhishurira ngo ugiye kugira umugisha hejuru y'undi mugisha, kandi umugisha ntuzasakuza. Ntibazagiye bubakiye inzu, ntibazagiye batereye imbere, abantu bazaba baguheruka kera bisanga barabasize kandi ntacyo wavuze utavuganye nabo. Umugisha ugende bakurwanyirire, aho utari Imana ikuvugire, aho udakandagiye bakuvugire, abaguhagurukiye bahagurukire. Mbega buri gihe usange around you nta ntambara ziriyo, n'ibije Imana ibiranga utarabimenya, hari ibyikuraho itabisobanukiwe kuko igiye kurwanira bucece. Imana iguhe umugisha. Nubona rero irimo ibyara, ikabyara simbyite abana babiri, simbyite isekurume n'inyagazi, harimo amagambo, menya ibintu. Ishashi n'imfizi, oya fizi n'ikuzi niri hagati, n'agapfizi n'agashashi. arakoze ikinyarwanda nuko giteye, nuko tuvuga ko tubigenza. Kazwita umwana w'intama niko birivuga, birahagije. Akana k'intama n'akanyagazi cyane, ariko ishashi nayo izamutse n'isekuru muri ubwo buryo, ni ishashi naho ngaho. Menya ngo ugiye kugira imigisha mu buryo bubiri. Icya mbere, burya inyagazi igereranywa n'umukobwa, bisobanura ibyishimo mu muryango no gutera imbere. Noneho umusore n'isekurume bisobanura iterambere ritavogerwa, ni imbaraga z'umuryango. Ni ukuvuga ngo wowe Imana iguhishuriye ko mugiye kugira ubuzima burimo ibyishimo, ariko n'umuryango ugiye kwaguka. Ni ukuvuga ngo hagiye kubaho expansion, mugiye kwaguka mu buryo budasanzwe kuko Imana irigendana nawe. Kuko burya intama ivuga ibintu byinshi bitandukanye, rimwe na rimwe umuntu yanabyumva akamwe ugasanga ntanabisobanukiwe, ariko niko kuri kwabyo yuko tugiye kwakira umugisha udasanzwe, ahadasanzwe, mu buryo budasanzwe, mu kwezi budasanzwe. Rero iyo urose kindi ukabona umukumbi w'intama uri murisha ariko urimo gusanga, hari ukuba umukumbi uri murisha ariko ujya imbere, hakaba no kuba umukumbi uri murisha ariko ugusanga aho uherereye. Biravuze ngo abakwambuye ibyaho wahombye, ibyo watakaje, ubwo wowe ugiye guhagarara mu gitabo cy'umugore cyitwa Yoweri ibice 2:26 ngo nzabashumbusha iby'inzige zariye. Ni ukuvuga ngo iyo uri mirisha uturuka umukumbi uza ugusanga, biravuze ngo amahirwe, umugisha, iterambere, ubuzima, kumva, kumvirwa, kutapfa kuvogerwa, no kubaho waruri, no kuzamuka mu ntera, no kwakira birimo biragusatira aho uri. Ni ikimenyetso cyerekana yuko simusiga, yuko ibyari byarakuze bikugarukiye. Akazi karagarutse, umugabo aragarutse, umugore aragarutse, abana baragarutse, amafaranga aragarutse, ibirere biragarutse, amahirwe aragarutse. Kandi ugasanga uragenda urushaho gutsinda no gutsindishirizwa kubera ko za ntama zirimo zirazi iwawe. Abari baragiye baragarutse, baragutaye baragarutse. Ngo Kristo agaruye wa mukumbi, aho yavuze ngo mwamukumbi mutowe, ngo data yishimira kubaho ubwabo. Imana ibamisha mu izina rya Yesu, mugire umugisha w'Imana, mugire gukomera, mugire gutabarwa, mugire kurengerwa, mugire kugirirwa neza. Amavuta y'Imana bazeho, umugambi w'Imana bagereho, kandi murushaho gukora ibirenze no kwinjira harenze n'ahadasanzwe, kuko Imana yifuza gukorana nawe kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Rero ni byiza menye ko n'ubundi umukozi w'Imana Mose ngo aturukirize intama ahantu, ngabona igihuru kirimo gishya ariko kidakongoka. Yaraturukiriye ngo burasirazuba aho atangiye kuvugana n'Imana. Rero ubundi aho urose intama iherereye, menya ko bigaragara ko hariho gukiranuka, hariho gutungana,
kwihangana, hariho kwezwa, hariho igitambo cyatanzwe, hariho amahirwe, hariho imbaraga, hariho umugisha, harimo gutabarwa, harimo kugera kure, harimo kwakira ibiremereye. Ni bwa buryo bwiza bw'inzozi nziza umuntu arota kandi ugenda utungana ku manywa na nijoro. Imana rero iguhe umugisha udasanzwe. Noneho kubona intama ebyiri zirwana rero sasa, kubona intama ebyiri turwana, wibifata nk'ikintu gikomeye, ahubwo mu mwuka wavuga ngo zirimo zirarwana zipfa iki? Ariko uzarebe ntawe uteranye intama ngo zigire intama zibwayo zirihonda zikigira zigahoza ya mitwe. Ni ukuvuga ngo biragusaba ko umugisha wawe ufite, hari undi muntu uwuririra, aho ushaka uririra, ndetse byamusaba no kujya gucisha kugira kugwe nabi. Rero kubona intama ebyiri zirwanira imbere yawe, sobanuka ko umwuka arimo kurwanirira ntawe uzatwara ikintu cyawe, kandi uzakigeraho mu buryo bworoshye kandi ukakibona. Ikindi cya kabiri, kubona inka imfizi iri nk'ibangurira inyagazi gutyo y'intama ukabibona, vuga ngo ngiye kubiba nzeza, ngiye guhinga nzasarura, ngiye gucuruza nzunguka. Ngo ni inyungu hejuru y'indi nyungu, n'umugisha hejuru y'undi mugisha wo kwiye gusenga Imana kugira ngo ibyo bintu byawe byose Imana ibirinde. Muntu w'Imana unyumvise ukuri kimwe gabera ministries, ngusabye kwiyandikisha, nyaboneka aba subscribers ni ukuri mu kujyaho ntacyo bigutwaye. Zamura channel ni yawe, ugireho umugisha. N'ubwa mbere yumvise se cyangwa usanzwe yumva, ariko no biragusaba ko nawe ugira rwa ruhare kandi udushyigikire mu nzira zose zitandukanye. Turabawe, urabacu kandi dukurikira, kandi koko n'ibyo tukubwira bigufasha. Haguruka udufashe muri byose, natwe dushyigikire, tugwize za mbaraga, tumenye ngo ko dufite udushyigikiye, dufite udufasha, kandi ibintu byose birimo biragenda neza. Ni ukuvuga rero ngo icyo gihe nubona intama zikuri imbere, hari umuntu aje agafata inkoni agakubita intama ikuri imbere, menya ngo ugabweho ibitero byo kuza kubungabunga no kubuza amahoro ubuzima wari urimo. Rero ni byiza ko nawe ikintu uri bukore nta kintu, hita usenga wirukana uwo mwuka kugira ngo wa mutekano, ya mahoro, ryaterambere, bwa buzima bwiza bukugumeho, utavaho ucogozwa n'icamugongo, ahubwo wumve ko Imana yakoranye nawe, yuko Imana kandi kumwe nawe, kandi Imana ikugirira neza. Data wa twese aguha umugisha, data wa twese akurengere. Ntabwo uyu munsi ndi butinde cyane, ndashoje. Ndababwira ikintu gikomeye, gusanga umwuka w'Imana we muri mwebwe, umwuka w'Imana bakomeze. Ufite icyifuzo, ufite ikibazo, waduhamagara tukagusobanurira kuri izo nzozi. Ikindi nta ntama ipfa kona, aho ntabwo ndi buhavuge. Ikindi kubona undi muntu agaburira ubwatsi intama zawe utayimutegetse, menya ngo muri ibyo bintu ukora hari umwanzi ugiye kwinjiramo. Wimuha umwanya rero, umukumbi n'uwawe, menya uko uwugaburira, menya uko uwurinda, menya uko ubaho. Niba uri umushumba rwose ukabona mu mukumbi wawe hajemo umuyaga, menya ngo itoro rigiye gusenyuka. Niba uruzi mu mukumbi w'intama urota ukabona mu ntama hajemo serwakira, menya ngo hari amagambo agiye kuzamo, urugo rusenyuke. Kandi nuko bimera, ariko ni byiza ko ubimenye. Ugomba kurinda ya ntama ntigeho umwanda, ntigeho ivumbi, aho ugashobora gutsinda no gutsinda. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Rero kurota nuko rero ikintu gikomeye, kandi kuba Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza, nicyo ndacyasenga mbinginga ngo data wa twese akumpera imbaraga. Ntabwo ndasezera ko mfite iminota nk'itanu yo kubabwira, nagira ngo wuzirikane mu mutima wawe, uzirikane kino kintu kandi ukimenye neza, ko ukwiye kumenya ukuri kw'ijambo no kurihagararamo, no kubohoka, no kwakira amahoro, no kumenya uko ukwiye gusenga mu gihe cyose weretswe intama. Uravuga ute se pasiteri ko ugiye gusoza utatubwiye kurota ubona abaga intama? Ntukabibone, ntibikanakubeho, ukanabyakira. Kindi kurota urya inyama, menya ko ari ikintu kibi. Izo warya zose, ibyo warya byose, menya ko atari byiza. Ibyo warya byose si byiza. Umenye ko kandi iyo uriye inyama izo ari zo zose, ni ikimenyetso cy'uburozi, gukenyuka, kutarama. Inyama zaba zokeje witinya nuzirota, uzamenye neza yuko
ari ikibazo gikomeye kuri wowe. Rero nagira ngo tikangurire ngo ntukabone bakuroteri bakubagira intama, bikabeho rwose. Ikindi kubona barimo bakama intama, kuko mu bihugu byo muri Aziya n'ahandi amata y'intama barayakoresha n'ay'ihene n'ibisanzwe n'ay'ingamiya. Kurota rero uri mukama intama zawe ni umugisha nyawe, ariko kurota undakama kandi ubona yakwiyibye, nuvuga ngo muri uwo mugisha cunga neza mu bakozi ufite cyangwa bagukorera cyangwa bamukorana, hari cyo barimo bakwiba, barimo barakoreshwa n'imbaraga ngo bakunyage. Ariko kubona yabwiye umuntu ngo genda ukamuhagararira ugakurikirana kandi ugasanga ibyo urimo ushaka gukora byose bikugendekeye neza, Imana iguhe umugisha. Icyo tukwiye kumenya ni iki rero, ugomba kumenya ko uwo muntu uri mukama se muraziranye, yakamye yihishe se cyangwa yamwohereje. Ibyo byose ni ibimenyetso bigufasha kubasha gutsinda no guhagarara kandi udacitse intege. Ikindi menye neza ko kurota isekurume cyangwa se intama ingabisobanura ko ni kuba imbaraga, no kugira ubushobozi, no kugira gutera imbere kandi n'ububashwa bufite. Naho virusi ngo bisobanura ko no gushobora kandi ni no kubasha kugera ku ntsinzi ikomeye kandi ugasanga ugeze kure cyane hakomeye. Rero ni byiza neza ko ukwiye gusobanukirwa n'ubuzi kandi Imana ikakurengera ikakurinda ugatabarwa, nta gucogora, nta gucika intege, nta kujya kure. Umwuka w'Imana akaba muri we kandi Imana akagutabara, habwa umugisha n'Imana, Imana ikugenderera. Ariko nenda gusoza cyane reka nkubwire ngo Data wa twese akugirire neza. Ikindi ukwiye kumenya nuko yurose intama ni intelligence no kugira amatsiko, burya no kuba ufite amatsiko, ariko amatsiko meza, amatsiko adasenya, amatsiko atabangamira, no kugira ubwenge buri nk'amakenga menshi cyane. Wakoze kurota intama, nubona umwana wari mu ntama menya ngo yagize ubwenge, yahinduye imico. Nubona umwana wari mu ihene menya ngo yapfuye, yagiye nta makuru yigize imizamutwaye. Nubona umwana azishimye ngo ni amahirwe mu buzima. Muhabwe umugisha n'Imana, Imana ibarinde, Imana ibakomeze, Imana ibambike imbaraga, kandi ntimugacogore, ntimugatinye, ntimukagire ubwoba. Aya ni amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Muduhamagare kandi nongera mbwira ijambo ngo niba uzirota umugisha kugira ngo uboneke, menya kubibira umugisha wawe, kuwuhagararamo no kuwuturira no gutanga igitambo kugira ngo ibi byose bikugereho kandi ubyakire neza. Muhabwe umugisha n'Imana, ndabakunda cyane. Shalom shalom. Shalom, 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 and shalom shai, and shalomeka, and Imana batabare. Byari byiza cyane. Muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza muherereye hose, ntukabure amahoro, ntukabure umunezero. Ho muri ejo bizahinduka kandi Imana gukomeze kurindi byawe, ibirindi byawe, irinda bawirinda, ujurinda uva, urindi by'ukora, n'ibyo uzakora, n'ibyo uzatabarwa. Amavuta y'Imana aze kuri we kandi utabarwa kwa Yesu Kristo umwami wacu, in the name of Jesus. Shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.